Turabasuhuje inshuti mudukurikiye. Iki ngiki ni igisubizo ku mukunzi wacu nyuma yo kureba video twabagejeho yo Kurota uri ku ishuri, yatubajije none akatubwira yuko mwaduhaye Kurota uri ku ishuri cyangwa se Kurota wiga. Icyo bisobanura, uti noneho Kurota wigisha bisobanura iki? Kurota uri mwarimu. Umwarimu ni umuntu wese ufasha abantu kunguka ubumenyi. Umwarimu aba afite ubumenyi bwihariye ndetse n'amahugurwa yahawe. Ibyo byose akaba yashobora kubikora nk'umurimo. Umwarimu ni umuntu wese ufasha umuntu kuva ku rwego rw'imyumvire yarariho akagera ku rwego rukurikira urwo yarariho. Umwarimu ni umuntu ushobora kugira ikintu gishya kungura nk'ubumenyi. Kurota mwarimu igihe waba uri umunyeshuri, izi nzozi ni inzozi zisanzwe. Kimwe yuko ushobora no kumurota mu gihe waba ukuze warangije kwiga ariko ugasanga urose umwarimu wakwigishije. Aho ngaho naho izo nzozi ziba zisanzwe. Tuvuga yuko kuzirota ari ibisanzwe kubera yuko izi nzozi zigaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nanone hari aho kurota umwarimu biduhishurira ikintu gikomeye cyane. Inzozi zo kurota mwarimu ni umuyoboro cyangwa se inzira, agace k'ubwonko bwacu gashinzwe imitekerereze bita subconscious, kanyuzamo amakuru katubwira yuko ibisubizo by'ibibazo dufite biri hafi cyane kuruta uko tubitekereza. Cyangwa se nanone zikaba ziduhishurira yuko hari umuntu uri hafi yacu cyane witeguye kudufasha guca mu bibazo, mbese akaba yiteguye kudufasha gushaka ibisubizo by'ibibazo turimo turacamo muri iyo minsi. Nanone kandi mu buryo bwa rusange kurota umwarimu ni ikimenyetso kikwereka yuko wifitemo ibisubizo by'ibibazo ufite ariko wowe ukaba utabizi. Reka turebere hamwe rero ubusobanuro bwose ushobora kurota umwarimu. Uburyo bwa mbere ushobora kurotamo umwarimu ni ukurota wowe wabaye umwarimu. Izi nzozi zo kurota wowe wabaye umwarimu ziguhishurira yuko wowe wifitemo ubushake bwo gusobanurira abantu, mbese kungura abandi bantu ubumenyi nk'ubwo ufite. Ngo nanone kandi izi nzozi zo kurota wowe wabaye mwarimu ziguhishurira yuko ugifite ibitekerezo biruta abandi bantu. Ibi ngibi bikagutera kutemera ibitekerezo by'abandi bantu kuko wowe wiyumva wihagije mu bitekerezo. Uburyo bwa kabiri ushobora kurotamo umwarimu ni ukurota usoma mwarimu wawe. Izi nzozi zo kurota wishima hanyuma ugasoma mwarimu wawe ni ikimenyetso kikwereka yuko wiyumva nk'umuntu ushaka gushimira umuntu kubera inama nziza yakugiriye cyangwa se umuntu wagufashije gukemura ibibazo ufite. Uburyo bwa gatatu ushobora kurotamo mwarimu ni ukurota ubona witegura kuba mwarimu. Izi nzozi zo kurota wowe ubona witegura kuba mwarimu ni ikimenyetso kikwereka yuko ugiye kugera intsinzi muri bya bintu udakwiye kwitaho kurusha ibyo ukunze guha agaciro. Ngo kandi nanone ni ikimenyetso kikwereka yuko ugiye kugira impinduka mu byo ukora umunsi ku munsi kandi yuko uzagira n'amahirwe menshi azagufasha guca muri izo mpinduka uzaba ugiye kunyuramo mu byo ukora bya buri munsi. Uburyo bwa kane ushobora kurota ubonamo umwarimu ni ukurota ubona umwarimu wakwigishije yarabaye umusaza cyangwa se yarabaye umukecuru. Kurota uhura n'umwarimu wakwigishije ukabona yabaye umusaza cyangwa se umukecuru, iki ni ikimenyetso cy'uko ufite ubushake bwo kongera kwiga, mbese yuko ufite ubushake bwo gukomeza kwiyungura ubumenyi no kunguka ibindi bintu utaruzi bitandukanye. Ariko nanone ngo muri izi nzozi zo kurota ubona umuntu wakwigishije, mwarimu wakwigishije ari umusaza cyangwa se ari umukecuru, naho ni inzira ka gace gashinzwe imitekerereze yacu subconscious gashobora kunyuzamo amakuru gashaka kuguha yuko ugomba kureka kugendera cyane ku byo wize ngo kuko ari byo biba biguteza inyuma, ngo gutekereza yuko ugomba kugendera ku byo wize gusa kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora, ngo aba ari cyo kintu cyonyine kiri kugusubiza inyuma mu byo ukora. Uburyo bwa gatanu ushobora kurota ubonamo mwarimu ni ukurota ubona mwarimu wakwigishije bwa mbere igihe wajyaga ku ishuri ukiri mutoya. Izi nzozi zo kurota ubona umwarimu wakwigishije bwa mbere ukijya ku ishuri ni ikimenyetso kikwereka yuko ugira umuhate n'umurava nk'ibyo wageraga igihe wajyaga ku ishuri bwa mbere. Ngo ku buryo mu gihe wibutse imbaraga n'umurava wari ufite igihe wajyaga ku ishuri bwa mbere bigutera imbaraga zo gufata ibyemezo ufata uyu munsi. Uburyo bwa gatandatu ushobora kurota inzozi zijyanye na mwarimu ni ukurota ubona umuntu aba umwarimu.
ngo yaba uyu muntu umuzi cyangwa se utamuzi ariko ukabona uwo muntu yabaye umwarimu. Ngo izi nzozi ni ikintu kibi ngo kuko biguhishurira ko hari amakimbirane ndetse no kudahuza hagati mu bo mubana, ngo kandi aya makimbirane akaba aterwa n'akantu gatoya, mbese ka kantu kakabaye kadatera ibibazo, ndetse nanone ngo akaba aturuka mu mabwire. Uburyo bwa karindwi ushobora kurota ubonamo umwarimu ni ukurota ubona umwarimu akwigisha. Ngo izi nzozi zo kurota ubona umuntu ari kukwigisha waba umuzi cyangwa se utamuzi, ngo ni iby'ingenzi cyane kuzirikana amasomo yaguhaga mu nzozi. Ngo kuko nabwo ni ubutumwa buba bwatanzwe na ka gace gashinzwe imitekerereze yacu subconscious, kakubwira uburyo uba ugomba kwitwaramo muri iyo minsi. Uburyo bwa munani ushobora kurota umwarimu ni ukurota ubona mwarimu azengurutswe n'abanyeshuri benshi. Kurota ubona umwarimu azengurutswe n'abanyeshuri benshi, baba bari mu ishuri cyangwa se ahandi hantu bashobora guhurira kugira ngo bige. Izi nzozi ni ikimenyetso cyo kwigunga n'ikimenyetso cyo kwitekerezaho cyane. Izi nzozi ziguhishura yuko wiyumva nk'umuntu ufite agahinda kenshi ndetse no gutenguha n'impamvu runaka. Ngo rero mu gihe ugize ubwoko bw'inzozi bwo kurota ubona umwarimu azengurutswe n'abantu benshi, uba ugomba gushaka uburyo utaheranwa n'uko kwigunga cyangwa se n'ako gahinda urimo. Uburyo bwa 9 ushobora kurota ubonamo mwarimu ni ukurota ubona umwarimu w'umunyamahanga. Kurota ubona umwarimu uvuga ururimi tumva, cyangwa se ukabona nyine ni umwarimu uturuka mu bihugu bya kure. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko ufite amahirwe yuko ugiye kuzakorana n'abandi mu matsinda, kandi abo bantu muzamukorana mu matsinda kandi bakazaba baturutse imihanda yose y'isi. Ariko nanone ku rundi ruhande kurota ubona uyu mwarimu w'umunyamahanga akaba ari umwarimu ushobora kuba yabavuga ururimi utumva, ngo ni ikimenyetso cyo kutumvikana na bagenzi bawe, inshuti zawe cyangwa se n'abandi bantu mubana mu buzima bwa buri munsi. Nanone ahangaha ngo izi nzozi zishobora kuba zisobanura yuko uri umuntu ugoranye gukorana n'abandi mu matsinda, kuko uba wumva yuko wagakwiye kuba ukora ibintu wenyine. Uburyo bwa 10 ushobora kurota ubonamo mwarimu ni ukurota umwarimu muri rusange. Kurota umwarimu wo ku ishuri cyangwa se umuntu wese uba wigisha abandi bantu ibyo batazi, atari kuvuga ngo ni wa mwarimu wigisha ku ishuri gusa. Umuntu wese uha umumenyi undi muntu cyangwa se umuhugura akamwungura ubumenyi ku bintu atarazi. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko wamaze guhindura ibintu mu buryo wabitekerezagamo. Kandi nanone ngo ni n'ikimenyetso kikwereka yuko ugiye guhindura uburyo watekerezagamo ibintu kubera undi muntu waje akinjira mu buzima bwawe kandi uyu nguyu atari inshuti yawe. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikorana aka ngaka, numara kuyikora ukandikora ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Kandi mu gihe waba unashaka gukurikira ibiganiro tubagezaho ku buryo bwanditse, ushobora kujya kuri Facebook ugashaka urukuta rwacu rwitwa Ingando Online, hanyuma ugakora like. Ushobora no kudusanga no kuri Instagram, hanyuma naho ugakora follow. Turabashimiye.